nawe udufashije muri aka kanya twari tugitegereje umutumirwa wacu nk'abanshimira namwe mwakomeje kwihangana kugira ngo mubone uko mugira uruhare muri kiganiro. Umutumirwa wacu rero amaze kuboneka nk'uko nari nababwiye, aba ari mu mirimo myinshi itandukanye, ariko rwose nkamushimira uyu mwanya afashe kugira ngo aganire n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Nk'uko narabwiye dutangira, ni umunyarwandakazi Muheto Nshuti Divine, akaba ari nyampinga w'u Rwanda wa 2022. Nagira ngo tumwakire kuri radiyo ijwi ry'Amerika. Nshuti Divine, ndakwakiriye, ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Nk'uko nari mbivuze rero, ngushimiye kuba rwose ufashe aka kanya, nubwo wari uri muri byinshi ukaba wemeye kuganira n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Nagira ngo mu gutangira ubanze wibwira abatwumva, nubwo nari nkuvuze amazina, ariko hari ababa batakuzi bashobora kuba bayenda batarabashe no gukurikira irushanwa. Miss Muheto ni muntu ki? Murakoze cyane, ndabaza kubashimira ko muduhaye umwanya wanyu namwe mukaba mwabasha kuba mwadutumiye, ni iby'agaciro kuri twebwe. Ku muntu utanzi, nitwa Nshuti Divine Muheto, aya ni amazina yanjye atatu. Ndi umunyarwandakazi w'imyaka 19, naragira umugisha ngo nifite ababyeyi bombi. Navukiye ndetse nkurira n'i Kigali mu Rwanda. Mu busanzwe ndi umuntu ukunda abantu, ndi umuntu ukunda gusabana, ndi umuntu uterwa ishema no kuba yagana n'abandi akabatera ibyishimo nk'uko nawe abikunda. Mu bitandukanye cyane, ikintu wenda nanga, ikintu nakunda ni uko nhora nirinda yuko kitazanambaho, ni ko umuntu yamakaza icyizere. Ni ibintu mpora ndwana nabyo kandi ndwana neza yuko bitazangeraho. Murakoze cyane. Yego. Ndi umuntu ukunda abantu, ndi umuntu ukunda ko abantu bishima. Hari n'abandi benshi rero bagomba kuba bifuzaga kwishimana nawe, koko bagomba kuba bari bazi ko utera abantu kwishima. Hari benshi batwandikiye ku murongo wa telefone kuri Facebook batubwira ko bifuza kuganira nawe. Nizere ko bakihari kuko bategereje akanya, hari abashobora kuba yenda bananiwe, yenda bakaba bagiye mu bindi. Twizere ko bagaruka hafi hanyuma mukaganira. Noneho tubwire, ni gute igitekerezo cyo kujya mu irushanwa rya nyampinga w'u Rwanda cyakujemo? Ubundi kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda ntabwo ari ibintu natekereza cyane cyangwa se ari ibintu bizezaga cyane, ariko urebye ibyarushanwa ry'abana turi muri segonderi muri ku ishuri, ndeka mbona nyise ko nanjye umunsi umwe n'abo mu bakobwa bamwe bari bari imbere yanjye, nari ndi kubona bigotamye ikamba ryo kuba Miss Rwanda. Igitekerezo by'umwihariko numvise kinjemo cyane, kumva ukuntu bitekereza, kwera ibyo ugenda ubona, kwera ibyo ugenda wumva, bikagutera icyo kumva ko utajyamo ukagira ubwoba ko ni ibintu bitoya cyane. Nk'abana b'abakobwa duhaye twitinyeye, turi bwo kujya hanze, tuzi ibyo dushaka kuvuga, dukora ibitekerezo byacu, ni ibintu bitugora cyane. Nafashe umwanzuro umwaka ushize, aho mukuru wanjye Ingabire Grace yambikaga ikamba rya Miss Rwanda, nibwo nabonye ndavuga ati nk'uko yitinyutse akaza kwitinya kandi ariko yageze hariya, nawe igihe kirageze utera intambwe ugaragaza icyo ushoboye. Yego. Uravuga uti naratinyutse, hari abakobwa batari batinyuka, ariko wowe waravuze uti reka mbijyemo, hanyuma kandi uzi neza ko hari n'ibyo bagenderaho, hari n'umushinga umuntu agomba kuba yanonosoye yatunganyije. Mu mwaka umwe uravuga uti ngiye kubijyamo. Uyu mushinga wawe watubwira muri makeya, umushinga we watanze mu irushanwa? Murakoze cyane. Umushinga wanjye witwa igiceri youth program. Iyi ni campaign cyangwa ni umushinga, ni project igamije guteza imbere umuco wo kwizigamira mu bana b'Abanyarwanda n'urubyiruko muri rusange, ariko by'umwihariko ko hari n'abategarugori. Kurumva ni domaine mbarizwamo, ni domaine nahagararamo nkabasha kuba navuga neza ibyayo. Muri make umushinga wanjye ushishikariza Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko nk'uko nari mbibabwiye kwizigamira. Reka muri kiganiro, kubera ko ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi ry'Amerika ijambo bakaganira n'umutumirwa, kandi by'umwihariko uyu munsi twawuhariye abari n'abategarugori. Si ukuvuga ko ari bo bonyine bagomba kugiramo ijambo, ariko ni umunsi twita ku bintu, ku bibazo cyangwa se
ikintu cyose gishobora kuba cyafasha umwari n'umutegarugori kwiteza imbere. Ari nayo mpamvu nyine nagutumiye nawe ko nabonye ko ufite uwo mushinga wawe ushobora gufasha abari n'abategarugori cyane cyane n'urubyiruko by'umwihariko. Reka twakire ku murongo wa telefone Birusha Abagabo bazi ikibazo cye cyangwa se atanga igitekerezo. Uratwumva Birusha Abagabo? Mwiriwe neza ijwi ry'Amerika. Wiriwe neza, uduhamagaye urahagana he? Mbahamagaye mperereye Musanze mu Rusagara. Murakomeye se mu Rusagara? Mu Rusagara tumeze neza ni amahoro. Muraturusha iki? Mu Rusagara urebye ni umucyo, hari akazuba karinganiye ko kari kurenga, ndetse nta kavura gahari nk'uko bisanzwe, ariko tumeze neza turashima Imana. Yego twe twaramukanya akavura n'ubukonje busanzwe nk'uko muri bihe ariko bimeze, ariko ntabwo bukabije. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Mbere na mbere mbanje gushimira uwo mutumirwa mwatumiye Miss wacu Muheto, noneho nkaba ngira ngo mbanze mushimire n'intuza n'igitekerezo cye cyo kwizigamira yabashije gushyira ahagaragara mbese kigahabwa agaciro. Noneho muri rusange nkavuga ni ese ko yatubwiye yuko bagomba kwizigamira ibiceri, hakaba hari ikibazo mu Rwanda cy'ibintu bita ngo ni ibiryabarezi, usanga byuzuye n'ibiceri bidakoreshwa biri aho ngaho bipakinze, ku buryo hanze usanga no kugira ngo umuntu abe yavunjira umuntu biba ari ikibazo. Muri rusange kugira ngo uwo mushinga we utazahura n'izo mbogamizi z'ibiceri birunze mu biryabarezi, ese we arateganya iki cyangwa se arumva umwanzuro n'igisubizo kuri uwo mushinga we, bitewe n'icyo kibazo natwe ubwacu hanze ku bantu bakora bizinesi usanga ibiceri ari ikibazo no kukibona. Ese wakiziga mute kandi utanakibonye kubera ko ibyinshi birunze mu biryabarezi? Kandi nkanamushimira yuko yitwaye neza, akaba yarahagarariye neza abari b'u Rwanda nka Miss Muheto. Nkomeje kumushimira cyane rwose. Nitwa Birusha Emmanuel, nkaba ndi umukunzi w'ijwi ry'Amerika, ambasaderi nka Mereri yani Musanze. Murakoze cyane ijwi ry'Amerika. Turagushimiye cyane. Miss Muheto, wamwumvise, gira icyo uvuga ku byo abajije cyangwa se ku byo akubwiye? murakoze cyane Emmanuel, ndakeka niba nibeshye Emmanuel Birusha Abagabo. baje kushimira cyane kuba mwafashe umwanya mukaba mwakurikiye kino kiganiro, ndabashimira cyane. nk'uko yarambajije ngo ni gute nateguye uyu mushinga wawe kuzabona ibyo bibazo by'ibiryabarezi, cyane yuko n'abafite akazi gahura n'ibyo bibazo batajya kumva kubona ibiceri. Ndahera mbanza kugusobanura neza kuri ibyo bibazo byo kutabona ibiceri. Mu by'ukuri umushinga wanjye witwa igiceri yose porogaramu, ariko ntabwo avuga yuko twizigamira igiceri gusa. impamvu urabyise gusa nuko twumva bamwe biyumvisha ko igiceri ari ikintu kiri mayina, ari ikintu gito cyane umuntu atabasha kuba yakwizigamira. aho kenshi usanga n'igiceri wumva ko ari cyo kugura bombo, ari cyo guhereza umwana akajyana kugura bombo, ari cyo guhereza umwana akajya kugura n'icyo ku muhanda, ntitugire agaciro nk'uko gikwiye. niyo mpamvu nayo kontakiti iryo zina nkabyita kampeyini yanjye cyangwa porojegiti yanjye, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwizigamira igiceri gusa. ndagusobanurira aho ngaho navuga ngo ni ukwizigamira igiceri gusa, usibye yuko nacyo ari ikintu twahera twizigamira ko benshi gifata nk'ikintu gito cyane, niyo mpamvu cyitwa gutyo. hanyuma ikindi kintu warumvaje ngo ni gute nzabigenza kugira ngo imishinga ndazana ibyo byabarezi ibyo bintu bitandukanye ugiye uvuga. nibyo cyane ibyabarezi birahari mu Rwanda, ni benshi babijyamo, ni benshi babikora, ni benshi babishyira mu mafaranga yabo. ariko ikintu cyane ndakeka ikihatera ni mindset bafite. dufite mindset y'uko niba ibyabarezi gukora abo bihira, kubera ibintu bye nabyita gukora abo bihira. ko hari abo bihira rero ibyo ni ibintu byiza ko nabo bumva bafite uko babyungukamo. ikintu cya mbere ni ukwirinda campaign guhugura abantu cyangwa kubigisha. iyo wigishijwe ikintu kuva ukiri muto ari ikintu cy'umuco wawe, ukumva ko ari ikintu ukwiye kuba wakora, handi ni kujya ku ruhande rwo tukumva bitari appropriate cyangwa se bidakwiye kuba wakijya ku ruhande. uburyo bwa mbere nzakoresha ni ukubanza kwigisha urubyiruko. ashaka kwigisha urubyiruko duhereye mu mashuri uhereye mu myaka ko abana bato naje gusanga aribo bantu ba mbere, iyo bumva ikintu mu bikorwa aribo bantu ba mbere bumva. dushaka kubanza abana bato bumva kwizigamira ibintu bikora umuco, tugakora twumva ko ari ibintu bikwiye, kuko abenshi biga turi bato cyangwa se tugizwe n'uwo mugisha kubigira turi bato, twumva ko ari ibintu
bya bakuru bacu, ari ibintu by'ababyeyi bacu, ari ibintu by'abantu bafite amafaranga menshi, ari ibintu by'abantu b'abakire bihambaye, ari ibintu by'abakungu. Ariko mu by'ukuri iyo dukuze tubyiga tugakora twumva ko ari ibintu byacu, twumva yuko atari ibyo ngibyo byabo gusa, kuko ndahera nko mu bantu bakiri mu mashuri mato, abantu bakiri mu masegonderi, ahantu bakiri mu primaire, ayo mafaranga turabona ya nk'uko yindi kuvuga, abantu bumva ko igiceri kintu gito, umubyeyi akaguye kugira ati agenda ukora ikindi kintu ushaka. Iyo uri umwana utagishwe gusezeranya cyangwa udafite gusezeranya nk'umuco wawe, utumva ko ugiye kugenda ukagenda ukagura ibyo bintu bindi bikeneye bomboshe tete, nibyo koko uba bikwiye. Ariko iyo umwana abyigishwe gutyo neza, rero abana iyo umubyeyi akantu agatekerezaho cyane, niba yabyigishwe yumva ko ari umuco we, bizamufasha kuba yakumva yuko adakwiye kuba yabujya kugura icyo kintu, ahubwo yakibika akakibika ejo akazavamo byinshi mu byo ashaka, byinshi akabasha kuba yakwishyura gito gito. So ubwo buryo bwa mbere buvugamo, kandi ubundi buryo bwa kabiri mwerekeje bivuze by'abarezi bavuzeho, umuntu nakura afite iyo mindset yo kumva ko agiye kukigura menshi atajya kukiguramo miti ku muhanda, ndakeka ntabwo azabona imbaraga zimujyana kujya muri ibyo by'abarezi igihe yafite, ntabwo azabona ntabwo atazitekereza agenda kumujyana mu by'abarezi. Yego murakoze. uko bivuga hari uwari utwandikiye kuri Facebook avuga ati ese ubona abantu bose bashobora kubona icyo giceri, ko hari abatakibasha kugikozaho n'imitwe y'intoki muri kino gihe. Ndumva rero ko urimo bivuga ati urashaka ko urubyiruko, abana batangira bamenya agaciro k'igiceri ndetse bakanabigira umuco. Uyu uvuga ati ko igiceri kitaboneka kuri buri wese, wamubwira iki? Yego koko nibyo uko bivuze, igiceri ntabwo kiboneka ku bantu bose, yewe ntabwo bakibona biyumvisha ko wakibona. Ariko bakoze ni ukwigisha abantu kwizigamira no kwizigamira. Kwizigamira ntabwo uzizigamira ngo ufate amafaranga uyabitse muri banki cyangwa ku kabogisi kawe, iyo bita wakwizigamira ntabwo ari bizarekera. Igihe kizagera uvuga ati amafaranga noneho amaze kugwira, ndayakoresha iki, ndayahereza nde? Nizo tuma tugira iyo mindset tukumva yuko amafaranga tumaze kuyabona, kuko kenshi igihe cyose tuko yumva ko twashora mu kintu cyangwa se tukajya mu kintu kuko nta gishoro dufite koko. Rero ni twizigamira bizatuma tukagira ama business yacu. Urugero nabaha kanywesha ingero kugira ngo byorohe cyane, ko nanjye abenshi bigira mu by'ingero. So niba ngiye mfite umushinga, niba narizigamiye ndizigamiye amafaranga amaze kubona yuko ari amafaranga yafatika, amafaranga naguramo itungo rigufi, tuvuge inkoko, niyo nagura inkoko. Niba ndi umuntu mvuze inkoko izameza amagi, nimeza ayo magi ntabwo nzafata iyo nkoko njye kugurisha amagi, ngaruke mu rugo njye nyigaburire, njye nyigira iki. Urumva hari abantu nzakenera bazamfasha mu kazi kanjye, nzakenera bazamfasha muri ubwo bworozi, hari abantu nzakenera bazamfasha mu mirimo yanjye ya buri kanya. So ikintu cya mbere ni twizigamira, tuzagura n'ibyo urugero na n'intango, urugero rworoshye, uzagura inkoko izaguhereza amagi, wajyana ku isoko wahereza akazi abandi, izaguhereza ifumbire washyira mu turima tw'igikoni, ukabona izo mboga aho utwara ku isoko, aho wishyira uri gutwarira. So ndabizi ko ikibazo gihari kandi kinakomeye cyane, ko hari abatabasha kuba babona iki giceri, ariko umuntu niyizigamira bizafasha na wa wundi utabasha kukibona, in one way or another bizamufasha ko yabona uburyo nawe byamugeraho kandi ari a positive effect. Ikindi buzi cyamo ni kwizigamira amafaranga azagera aguriye kwa muri banki, bizabaheza liquidity. Ndakeka amabanki bizorohera abantu gusaba inguzanyo, kuko amabanki ni ibintu maji nanjye ntabwo yamenye kera vuba. Nitwe amabanki ayo mafaranga atagiye kuzigama yakibika mu nte yanjye bagarura bagatanga n'inguzanyo. So bizafasha cyane badafite akazi, bazabasha kuba bahereza abandi akazi, kuba badafite igishoro bazabasha kuba babona igishoro. So ni uburyo bumwe bumweka yuko buzadufasha kwivana n'icyo kibazo cy'uko hari abatabasha kuba bakora no kuri icyo gice. Reka twakira noneho mvuye kure Andrew, uranyumva? Yego turabumva cyane. Yego, urahagana he? Ndahagana muri South Africa mu gisagara cya bita Durban. Durban. Yego, mumeze mute aho ngaho? Ashana amahoro cyane, narijya iki kiza cya coronavirus gisa n'icyagabanutse. Yego turamahoro cyane, turashima muri rusange. Yego Imana ishimwe.
ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? agatekerezo nari mfishe kubaza Miss Rwanda numvise nagaragaza ko mvuze imigambi afise ndumva ko ari myinshi bafite na cyane cyane kwaruka mbese atyo bishobora gute ku bintu bishobora kunanira leta bavyumvira gute canke umugambi waje gushira mu ngiro gute? Rero turamenyereye hari abantu benshi iyo si wa mbere ashobora kuba avuze umugambi cyangwa si wa mbere abaye Miss Rwanda cyangwa hari abantu benshi bashobora kuba ari atandukanye barashikiriza icyumviro cyabo mugabo kenshi na kenshi cyo nkunze kubona icyumviro byabo bihera mu nzira wahahera umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ukabura iyo yajyanye. Rero nako agatekerezo kanjye murakoze. Urakoze Andrew. Miss Muheto, Andrew mwamubwira iki? Nakoze cyane Andrew, nakoze cyane. Nk'uko wabivuze ntabwo ari Miss wa mbere ndetse ntabwo ari nanjye wa nyuma, ariko sinzi angu biboneramo gusa urebye neza bariya Miss bagiye bakora kandi byiza cyane abanyarwanda babona. So ntabwo navuga yuko ngo hari itandukano rihari 100%, ntabwo navuga ibintu 100% ngo bizaba ngo bizagenda gute, ariko ikintu nababwira mbona no kubwira abandi let our actions speak. Kuko bivuga gutya ko nabigisha amagambo ariko mu gihe kitari cyagera ngo ubone ko icyo nakoze ntabwo wabyumva. Ndakumva cyane ariko ikintu nabwira Andrew niba uracyamwikiye ibintu atari umwaka urangira ukuntu biri burangire bimeze ukuntu biri burangire bigenze. Wanavuze yuko ngo ibintu leta y'u Rwanda ngo ishyira mu bikorwa ngo ni kimwe nzakora ngo mbishobore. Andrew ntabwo nakubwiye ko nzabikora 100%, ariko nzagerageza nzatiza umurinzi no gutiza umurinzi leta y'u Rwanda, nzatiza umurinzi leta y'u Rwanda kugira ngo ibyo iri gushaka gushyira hanze byashageza abaturage bayo nanjye nzashyiraho akandi kugira ngo dukinike twubake igihugu cyacu cyiza. Kugerageza ntabwo umuntu reka ikintu atabanje no kukigerageza. Ku mugani wawe hagombye kwiyumvamo ko icyo kintu gishoboka hanyuma umuntu akakigerageza. Reka twakire noneho Eric Maniraguha. Eric wiriwe? Yego, urahagana hehe? Ndi Kanombe mu Rwanda Kigali. Yego, Kanombe mwiriwe neza? Nta muhoro. Nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo? Ni ikibazo. Yego, nibarize. Ndabanza gushimira umunyarwandakazi wacu ku gitekerezo cyiza yagize, ariko nagize impungenge ku gitekerezo cyiwe. Ivuga ati ni igiceri kuzigamira ni byiza byo, ariko se icyo giceri ni ahangahe umuntu azizigamira? Ese ni mu gihe kingana iki azagitanga kugira ngo abashe kuba yabona koko ya kapito yavugaga yagira icyo ifasha urubyiruko? Ese k'amafaranga ko mbizi ko yavuze kandi noneho mpuretse ku rubyiruko nawe ndabizi neza ku myaka afite, simamya ko amafaranga yatangiye kuvuga ngo iwe ku giti cye yakibonera igiceri niyo wenda $5,000 simbizi, ariko ayo mafaranga urubyiruko ruzayakora. Sinzi ko abana bose baba bakibayeho ku bw'ababyeyi cyane yari umubyeyi ukimugurira. Iyo nizo mpungenge mfite. Ikindi ni icyo cyizere afite ko uwo mushinga wiwe uzaraninda ndetse uzagerwaho neza. Murakoze. Murakoze cyane Eric. Miss Muheto afite umumaro impungenge. Eric murakoze cyane kuba mutanze icyo kibazo kugira ngo n'abandi babyumvireho. Ndabashimira cyane kuba mufashe umwanya wanyu mukatubaza ikibazo by'agaciro kuri twebwe. Ikintu nabwira Eric yarashije ngo nayahe mafaranga ngo bisaba ngo nangahe. Ndashaka kukubwira yuko kwizigamira nta mafaranga bisaba. Ariko mbivuze gutyo ni amafaranga ari precise bisaba. Ntabwo bivuga ngo ni igiceri cy'ijana, ntabwo bisaba ngo ni igiceri cya 20, ntabwo bisaba ngo ni igiceri cy'10. Ni amafaranga bisaba pe, ndetse hamwe yuko nta n'imyaka bisaba ko umuntu yakwizigamira. So kandi iki ntabwo bavuga ngo umuntu yizigamira n'amafaranga
muri kino gihe kuko twese ntabwo tuyabonera icyarimwe twese ntabwo tunayabona reka twese ntabwo tubona iki giceri nk'uko wari wabivuze mbere ntabwo twese tubonera icyarimwe ntabwo tubibonera hari n'abatabibona tutirengagije iyo mpamvu yuko hari abatabibona ikintu cya mbere umuntu yizigamira uko afite ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ngo ugende yategamira ibiceri ngo cyangwa inote ya 500 ku munsi mu by'ukuri nimara 10 atari yabona atari yakozeho imitwe y'intoki ze ntabwo mbigusabye ngo ugende ubikore gutyo ariko nawe reba niba mbonye igihumbi kimwe n'umunsi umwe ndakibonye afite ibihe nkeneye cyane nkeneye kurya hari n'abafite amafamili negabura umuryango niyo wakwizigamira igiceri cy'ijana ni ukuri niyo wakwizigamira igiceri cy'ijana buri munsi cyangwa igiceri cy'icumi buri munsi niyo utari ko igiceri cy'ijana wizigamira icyumweru cyo gushira iminsi 7 hazava havuyemo 200 yes rero mwambara gutanga make yes twiyo mwumva yuko ntacyo yamara ariko ayo mafaranga n'igitanya ayandi azagenda akuramo avamo cya kintu kinini kuko mu bitari kwicira bimwe biri hamwe bizabyara ya note yumva ko ari agaciro ibiceri byinshi biramye bizabyara ya note ya 5 yumva ko ari agaciro wajya gurisha ikintu ku muhanda wajya watanga ukumva ibipimo byayo ibiceri bishyize hamwe bizabyara ikindi kintu gikomeye ikindi kintu nakubwira hanyuma ikindi kintu yaravuze ngo ni cyo cyizere mfite ngo yuko umushinga wanjye uzajya mu bikorwa nabivuze ngo ntabwo navuga yuko uzajya mu bikorwa ijana ku ijana kuko ntabwo nzi ibizaba mbere I don't know ibizaba ejo ntabwo nzi ko ejo bizagenda mu by'ukuri ikintu navuga ni uko I will let my actions speak icyizere mfite cya mbere mfite icyizere muri njye niyo bwanjye nka Miss Rwanda 2022 mfite icyizere muri njye ndumva yuko nzabishyira mu bikorwa nzagerageza uko nshoboye kugira ngo icyo abanyarwanda bandebaho icyo abanyarwanda banyoye bizeye nzakibahe nk'uko bikwiye nzagerageza ko aho abanyarwanda banyeneye nk'uko banyeneye ikindi kintu icyizere cyo muri team mwana nayo Miss Rwanda organization itwiparinga nkatwe abana b'abakobwa niyo tugira ubuntu tukaboneza kamba ntabwo bacira ngo bareke tubirwane nabyo baba hafi yacu batugira inama aho tuyageze bikora mu bindi byose ibi bigenza bigenza muri buno buryo ni uburyo bwiza iki bigenza abaterankunga bagiye batandukanye bazafasha muri iyo rugendo so nizere yuko ari ibintu bizakunda kandi bizanashoboka hamwe n'Imana bizamwumvira tube twakiriye na Clovis hanyuma Mbarubukeye Thomas nawe uraza gukurikiraho Clovis ijambo ni ryawe cyakoraza mwishyurwa ko muri iki gihe turimo ari ibihe bikomeye cyane turi mu gihe cya covid abantu benshi cyangwa se abamubanjirije bagiye bavuga yuko hari ibyo bazageza ku banyarwanda bimwe ntabwo babashije kubigeraho ese we yiteguye gukora gute kugira ngo izo nshingano yavuze yuko azakora azigereho ikindi kandi ese ajya mu irushanwa yari yizeye kuba Miss Rwanda cyangwa yagiye ari ukuvuga ati nawe arebe aho amahirwe yiwe azamugera yari abyizeye ku kigero kingana iki nimba yari abyizeye hanyuma Clovis urahagana hehe ndi mu murenge wa Nyakabanda akarere ka Nyarugenge akagari ka Munanira ya kabiri Kigali yego Miss Muheto Clovis subiriza Clovis Clovis murakoze cyane ukomeje ku kintu ngo abandi bamisi hari ibyo batabashije kugeraho ubu nakoze neza namo twese turabizi ko COVID-19 yaraje cyari ikintu tutexpectinga cyari ikintu tutiteguye rero muri implementation cyangwa mu buryo bari gushyira imishinga yabo hanze ari ukuntu covid tutirengagize ko covid yagiye babangamira nawe kumva biragoye ko wajya mu bantu biragoye ko wajya guhura n'abantu biragoye ko wajya guhura n'umuterankunga runaka igihe cya covid twe turi muri situation twemera ko twakora movement zikomeye ariko nabo urebye uje ko rero mu gihe cya covid nabo ukareba ibyo bakoze usanga ari ibintu bakoze kandi bakoze neza kuko bari ibintu bitoroshye ibintu tubyirengagize ariko baragerageje barakora baragerageje bahereza abanyarwanda bagashyikira mu byo barimo iki nakubwira kuri ibyo ngibyo nanjye ntabwo ngo nakomeje mbivugaho ntabwo navuga ngo njyewe ngo ndaje ngo bigiye kugenda gutya ariko I will make my actions speak nzagerageza ko nshoboye ngerageze nkore ibyo mbona gikwiye ibyo mbona yuko nashobora kandi mbizera neza yuko iyo ukoze ikintu gikunze kirakunda kandi kikavamo ikintu kizima so nibyo kinabwira mbere nzakore nanjye ku bwanjye aho bakuru banjye bagaze zateka fayili yanjye nzubaka ibyo bakoze neza ntibigire mbikore neza aho bagiye bagenda bitandukanye nanjye mbigireho mfate umurongo muzima ikindi kintu yarambajije ngo
yemeze ko nzaba Miss Rwanda oya pe oya rwose ntabwo yumvise yabe na gato kuko niba wagize umwanya kugerwaho mu gice gukurikirana bino rushanwa rya Miss Rwanda 2022 yari kompetisiyo itoroshye haba ko bari bayirimo imbere nk'abantu bari bari kuyirebera hanze twe twabona ko ari ibintu bikomeye ari ibintu bigoye cyane ntabwo ngize habe na gato ko ariko numva hari kompetisiyo nyinjemo niba ari ibyanjye bizaba ari ibyanjye niba atari ibyanjye uzaba ugira umugisha kubona iryo kamba uzaba ugira iryo shema ryo kuba Miss Rwanda 2022 azaba bikwiye ko abakobwa bari abakobwa bose bashoboye abakobwa bose beza bazi kuvuga bafite umuco agira bitatu bagenda bafite brain and culture bari abakobwa bafite byose nta kuryizana ntabwo bavuga ngo nizeye ntabwo bavuga ngo neza ko bizaba njye nakoze icyo nakora ndavuga ati mana ibirize uraba wabigitemo uraba wabonye ko aribyo bikwiye kuki uvuga ko byari bigoye ryari irushanwa ryari rigoye kurusha ayandi waba warakurikiye no ntabwo avuga ngo byari bigoye kurusha ayandi nayo narakurikiye ahubwo byari biri competitive byarimo abakobwa bashoboye bose nawe usibye inyuma wajyaga urarebaga ugasanga ukavuga ikamba rari ryanze koko ukabona buri wese ashoboye kuvuga buri wese ni mwiza buri wese aratambuka neza buri wese araporoferi ibimurimo neza kandi abantu bose bakabyumva impamvu mvuze ikintu ko byari ibintu byari bigoye kuba nanjye uzajya mu kontesite nari ndi kureba bavuga ati nijya Miss Rwanda mite ko mbona abantu bose bashoboye nizeye neza yuko ntacyo byabagoye cyane n'ubwo buryo nari ndivugemo ku buryo byageze ku munota wa nyuma utari wamenya niba uri bwegukane ikamba umunota wa nyuma ahubwo bijya kugeraho wumva na cya cyizere cyashize cyose kuko urumva aba ari kompetisiyo nkuko niyo mbibize uba uri kuvuga ati mana ufashe hano hantu mbatambuke nyine ngiye kugana ndi bati mana ufashe umereze ibintu by'umugisha niba ari ibyanjye byiza nasengera nanone ngiye gusengera mana umeze kwakira neza nishimire muri bitwa ikamba rya Miss Rwanda kubona ko bose barashoboye kandi babihaye umwanya wabo barabikurikiranye cyane babyitayeho cyane ntabwo nari ngize na gato umunota wa nyuma wagiye kugera ahubwo numva yuko atangiriye Miss Rwanda numva nanabyakiriye numva nta n'ikibazo binaneye reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri Isanga umunsi wa kabiri twahariye cyane cyane abari n'abategarugori uyu munsi mutumirwa wacu ni Miss Rwanda nyampinga w'u Rwanda wa 2022 Miss Muheto Nshuti Divine nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire Mbarubukeye Thomas. Mwiriwe neza urahagana he? Nitwa Mbarubukeye Thomas. Yego ambarizwa mu karere ka Gakenke mu murenge wa Minazirwa ni mu ntara y'Amajyaruguru turi mu Rwanda. Mumeze neza amajyaruguru? Turashima Imana turaho rwose ibihe ni byiza nta kibazo ubu hari akazuba keza nta kibazo rwose. Nuka ni byiza. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kuri Miss Rwanda se? Mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza Muheto. Uko biri kose Miss Rwanda cyane cyane abo hasi kujya ko ducirike cyangwa abaturage bo uhagana hasi ni ukuyumva babivuga. Nta nubwo tuzi rimwe na rimwe ibikorwa byabo mu buryo bugaragarira amaso ku baturage bo hasi mu Rwanda rugufiya. Ibikorwa by'abande kugira ngo nyine ubwo arakora iki kugira ngo abaturage noneho bamubone nibuza akure igisa nk'aho bamubanjije basize kuko abaturage bo hasi ntabwo bazi Miss Rwanda ni muntu ki amariye iki abaturage bo hasi. No ikindi cyongeyeho wenda nshaka kumukubaza rimwe na rimwe wenda hari ubwo wumva ko abamisi baba hari n'ubundi babyagwa n'abantu bakomeye kuko kuzumva Miss wavuyemo n'ubundi wabyawe n'umuturage rubanda rugufiya ukumva ko mbese ari umuntu byagwa n'abantu bakomeye. Ese biterwa n'iki ko usanga n'ubundi akenshi ubona abo Miss n'ubundi ari abava ku babyeyi n'ubundi basanzwe bifite inteka ko n'uwo nguwo n'ubundi ahari ubundi njye mbona ku mbuga nkoranyambaga ko ava mu bantu bakomeye n'ubundi. Ese ubwo byaba biterwa n'ikintu uko boroheje badafite uranga bica mu zihe nzira n'icyo nashaka kumenya murakoze. Reka ubwo arakubwira kuko yabonye abaturutse hirya no hino
hanyuma ubwo arakubwira uko ikibazo gihagaze. Yego Miss Muheto karame mbari ubukeye ati abaturage kandi koko nibyo abaturage bo hasi nabo bakeneye kwizigama, urubyiruko rwo mu giturage narwo rurabikeneye n'abagore cyangwa se abakobwa, muzabageraho gute? Yego arakoze cyane. Abaje kuri icyo kibazo ngo cyuko ngo abamisi bagiye batambuka ngo ibikorwa byabo ngo bitazwi. Mu by'ukuri sinzi umuhango sinzi n'aba yagerageje kubibona cyangwa yagerageje kubireba, gusa afashe agasubira inyuma agenda abona ko hari abavuje amaso abantu, hari abafashe muri bana bari santere cyangwa bagwingiye, hari abafashe muri made in Rwanda, hari abafashe muri visit Rwanda, hari abafashe mu bintu byose bigiye bitandukanye. Abamisi bagiye batanga umusanzu wabo kandi banafashinga ibintu bigiye bitandukanye. Yego wenda ushobora kuba utabibona nicyo kuko ntabwo abanose ko hari na gahunda nyinshi umuntu aba atazi kandi ko zihari. Ikintu cya mbere umumisi arakora, ariko nanone haba harimo ikintu cy'uko hari abantu babibona, hari abantu babikurikirana nk'uko hari abatabikurikirana. Ntabwo navuga ngo nakomeje mbivuga, ntabwo navuga ngo ngewe ngo Miss Rwanda ngo 2022 ngo ndaje nandukanye ngo ndaje ngiye kugira iki, ariko nk'uko nabivuze nzagerageza uko nshoboye nshyire mu bikorwa ibyo navuze, kandi gerageza uko nshoboye abanyarwanda buri wese ahari avone agire uko yungukira mu bigo, agire uko amenya message, agire uko yumva message natanze, agire uko amenya ko kwizigamira ikintu gikomeye. Ikindi kintu cya kabiri avuze ngo Miss Rwanda urundi igenda ifata ngo n'abantu ngo bishoboye ngo bagize iki. Mu by'ukuri ikintu nakubwira cya mbere ni uko ugiye kwikenera iriya rushanwa, sinzi n'ukuntu uvuga ngo icyo cyantera kwibaza niba koko avuze ngo abakobwa bari muri iriya rushanwa aba ari beza, aba ari abakobwa bashoboye, bari bazi kuvuga, baravuga bajya imbere bakagaragara. Ikintu nababwira nk'igihe muri Miss Rwanda competition ibintu ari ibyawe aba ari ibyawe, yari umugisha w'Imana, yari amavuta y'Imana aba ari wowe wisemo kuri Miss Rwanda 2022. Hari abo barimo batandukanye atetse nk'uko yavuze umugisha w'umuntu, niba umugisha w'umuntu uguye kwinjira mu mwaka umwaka utabuzaga ku wundi muntu utandukanye. Sinzi impamvu abantu bagenda kure kuri icyo kintu kivuga ngo abantu ngo abana ba Miss Rwanda ngo baba bishoboye bagize iki, nk'uko ari ubwo batishoboye, ubwo batishoboye twite ku bantu bishoboye. Sinzi na angu umuntu abivugiramo, ariko umuntu wese ajya muri Miss Rwanda ari guhatanira ikamba, right? Ajya muri Miss Rwanda ishingiye kugira ngo abe Miss Rwanda. Iyo tugiye hariya turagenda ukagaragaza potential yawe, ukavuga ujya kuri stage, ukavuga ukajya hariya kuri stage, ugakora ibyo usaba ko wakora kandi ukagenda kubikora neza. So abajaji nibo bahitamo bakamenya ngo unone wiwe Miss Rwanda, ko ari ibintu biba bitanoroshye. Ndagerageza ngubwire usubiramo Miss Rwanda zigenda ziba mu by'ukuri uba ubona umuntu wabaye Miss Rwanda umuntu wari ubikwiriye. Ndavuga nanjye najya muri Miss Rwanda ko nabonaga andi mufite imyaka ishize umuntu wabaga Miss Rwanda muri kwiriye. So kuri izo factors nziza ziri inyuma yaho, ibyo ni ibintu biba bihari, ndetse kandi itegeko ryari ngo Miss Rwanda agomba kuba ameze cyangwa ari umwana kwa kanaka, ari umwana wa kanaka. No, umukobwa wa Miss Rwanda aba ashoboye, umukobwa wa Miss Rwanda ni umukobwa uba ushoboye ibintu byose, agenda afite beauty, afite brain, afite n'umuco ariyo culture. So ibyo kuba biba ni ibintu biba bikaba kuko ari ibintu byabaye nyine, ntabwo navuga ngo ni ibintu bigenda biba, ni ibintu biba ko wawe wabikoreye uri wati ibyo kamba. Reka tuguha akanya gatoya unafate no ku mazi gatoya, hanyuma ku buhanga bw'ibyuma babe badutegurira bakira n'izindi telefone, hanyuma ubwo muraza kuvugana n'abandi nabo mu kanya. Turongera mu kanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turongera rero dusubire ku murongo wa telefone, noneho turakira Habimfura Patrick. Uranyumva? Yego. Wiriwe neza? Wiriwe. Yego. Ngiye tuguha ijambo nawe muri iki kiganiro, aho turi kumwe na Miss Muheto Divine n'umushinga we wo kwizigamira igiceri. Waba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
yewe nta kibazo nawe afite ariko nagira igitekerezo. Yego turabikeneye. Ni ukuvuga ngo nakurikiranye porogaramu ye, gahunda ye yo gusevinga igiceri. Warabikoze? Narayitangiye kandi nkaba nshishikariza n'urubyiruko kuyikurikiza. Ni gahunda nziza. Yego watangiye ryari, ugeze he, watangiriye kuri angahe? Hari abakomeje kubaza ngo igiceri, icyo giceri bati nangahe umuntu aheraho yizigama, hari n'abavuga bati kukibona biragoye, wowe icyo giceri wakibonye ute? Bagira inama, babwire muri makeya. Yego njyewe rero ubu ngubu urebye maze nk'ukwezi mbikora. nabyibishije bakiri muri audition, nkomeza mbikurikira nanjye ndabitangira. Urebye ntabwo natangiriye ku giceri, ngira ngo sinzi niba hari ibyo ari byo yari arimo kuvuga ko ari igiceri, ariko ibyo ari byose yavugaga ko ushobora gutangirira ku mafaranga makeya uko wifite, ariko ukayasevinga nayo akagira icyo akumarira. Yego. Rero urebye natangiriye kuri 200. 200 ku cyumweru, ku munsi, uvuze ko hashize ukwezi? Ku munsi. Yego. Urebye rero ayo mafaranga nayakoreshaga ibindi, ariko nahisemo kuyasevinga. Yego. Kugira ngo azagire icyo amarira. Wirinze gusesagura. Yego. Kandi nkabashishikariza n'ubundi rubyiruko kubikora, kubera ko urebye akazi karabuze, ubu ni ukwihangira imirimo. Hari ndabizi ko bizagira icyo binjizaho. Ariko wowe ufite akazi Patrick, ufite icyo ukora ku buryo ayo ngayo ubasha kuyabona? Oya, nibwo nkirangiza ishuri. Nibwo ukirangiza? None se uyakura hehe? Ni ababyeyi baguha icyo giceri ukakibika, cyangwa ufite ubundi buryo uyabona? Oya, hari ubundi buryo ntiyabona. Hari igihe mfasha abantu bakayama gutyo. Aho kugira ngo yapfushe ukayabika. Yego. Miss Muheto ati abantu babigire umuco, bumve ko bagomba kwizigama. Ndumva rero warabitangiye, ni n'ikintu umuntu yagushimira. Yego Patrick, rero urakoze cyane gushishikariza urundi rubyiruko kwizigama. Ndibwira ko uri nk'urugero mbese bashobora gufatiraho, kubera ko hari benshi bavugaga batese bishoboka gute, cyangwa se twabigeraho gute, nk'ubwo tubwiye ko nta kazi ufite kandi uko ubishobora. Yego. Urebye neza urubyiruko rubona amafaranga rimwe na rimwe, ariko bakayajyana mu bindi. Ariko bagiye bayasevinga nk'uko abivuga, byagira icyo bibamarira. Rwose reka tugushimire haba imfura Patrick kuri icyo gitekerezo cyawe. Murakoze. Murakoze nawe. Miss Muheto, uravuga iki kuri iki gitekerezo cya Patrick? Murakoze. Ndashimiye Patrick, nagushimira ko wabyumvise kandi ukaba utangiye kubishyira mu bikorwa. Ibintu uvuze nibyo kandi nibyo cyane, n'abandi ndakeka babyumva abantu bakwigiraho. Nk'uko nabivuze, igiceri program ni ideology, ni ikintu umuntu akwiye kwishyiramo akumva kwizigamira ikintu kuri we. Patrick, ndagushimira cyane kuba waratangiye ugeze uri kwizigamira. Ni ibintu by'agaciro kuri twebwe, kandi ukomeze unabishyira mu bikorwa kuko bizajya bigenda bigufasha. Igitekerezo atanze nicyo kandi nacyumvise, mbona no gushishikariza abandi ko nabo bakumva icyo Patrick ko yatangiye kandi afite aho ari kugenda agera. So nawe ni ibintu byiza, numva ko buri munyarwanda wese, buri mwana muto wese, urubyiruko rwose, twese tugomba kumva ko ari ibintu by'ingenzi kuri twebwe.
hari n'abandi bashobora kuba barakurikiye irushanwa rya Miss Rwanda bumvisemo imishinga itandukanye, bumvisemo gahunda yawe wabasobanuriye, haba imfura ati njyewe nahise ntangira. Twizere ko hari n'abandi batangiye nabo bakaba baduhamagara muri aka kanya, ndetse nabo bagasangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika uko aho bageze n'ukuntu babikoze. Reka tube twakiriye Miburo Innocent, yenda nawe yaba yarakoresheje iyi gahunda. Miburo, uratwumva? Innocent, ndiko ndabumva neza. Uratwumva neza? Urahagana hehe? Alo? Oui, turakumva. Urahagana he? Ndi mu ntara ya Ngozi. Mu Burundi? Ego, mu Burundi. Mumeze neza? Turashima Imana. Yego. Ubwo rero turi mu kiganiro na Miss Rwanda wa 2022. Nagira ngo nawe tuguhe ijambo niba hari icyo wifuza kumubaza cyangwa se niba hari igitekerezo wifuza gutanga cyane cyane ku bijyanye n'umushinga we. wa Miss Rwanda. Yego. Wari uduhamagaye ibyo aribyo byose, hari igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza gutanga? Sinabashije gukurikirana imigambi ye. Hello? Yego, turabyumva rwose. No kwihangana, tuzi ko mutabasha no kutwumva. Ubwo ni ikiganiro ntabwo wagikurikiye cyose, ariko nyarutsa niba hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga. Ndumva na telefoni ye icitse, ariko turabizi ko abari mu Burundi bafite ibibazo byo kudukurikira ndetse no kumva ibiganiro byacu kubera ko tutari kuri FM, ariko twizere ko bizagera aho ngaho bigakemuka vuba. Telefoni ye rero bayicitse, ariko ndumva twagaruka kuri mu gihe tugitegereje abandi bifuza gutanga inama n'ibitekerezo, twakomeza kwiganirira na Miss Rwanda. Nagira ngo noneho utubwire uko ubona nk'abantu cyane cyane, ngaruke ku bantu bo mu cyaro, abakobwa cyane cyane bashobora gushukishwa utuntu twari twose kubera ko badafite amikoro, kandi yenda hari uburyo bashobora kuba babona udufaranga duke bashobora kwizigama. nabo ugira ubutumwa wabagenera? murakoze cyane. Ubutumwa nabagenera, kubura umukobwa uri ngo ziba mu cyaro biba no mu mijyi, tuyaduha nabyo. Dukeneye byinshi bitandukanye, nibyo koko dukeneye byinshi bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dukunda ibigezweho, dukunda ibiri kugenda biba, dukunda ibigiye bitandukanye, ariko ikintu cya mbere nakubwira, ibyo biraba, ibyo biraza, ariko ntukemere ko umuntu agushikisha utwo tuntu twumva ari duto, ko utwo tuntu duto wowe ukoze neza ugakora cyane, ibyo bintu bito agushikisha wabona byinshi, wanabona n'ibirenzeho. Mbona n'inama yo kubabwira, hari ibintu bitatu numva yuko ajya agaciro ku muntu, hari ibintu bitatu numva ko ajya agaciro ku mukobwa w'umunyarwanda cyangwa ku mukobwa wese aho ari, haba uri mu cyaro haba uri mu mijyi, akwiye kumva yuko ari ibintu by'agaciro kuri we. Iyo wiyubaha, ikintu cya mbere twiyubahe, natwe abakobwa twiyubahe, dore kuba insina ngufi aho buri muntu wese akugera uko ashaka, aho buri muntu wese agukoresha nk'uko ashaka. Ikintu cya mbere, iyubahe wowe mukobwa uri kunyumva, iyubahe, twiyubahe aho umuntu wese abona uri kuvuga wiyubahe. Ikindi kintu cya kabiri, gira intego, byumva ushaka kuva hano, ushaka kugera hano, kuko iyo ufite intego umenya aho uva n'aho uri gushaka kugera. Iyubahe, ugire intego, uvuge ngo ndi hano no munsi, ejo ndifuza kuba najya hano, kugira ngo tujye ntabwo kwitekera ngo tuvuge ngo my vision ni ukuba umuntu runaka, tujye ntabwo kuvuga ngo my vision ni ukugera ahantu runaka. Fata intego, ariko uvuge ngo no kugira ngo njyewe bizanira mu buhe buryo, nzabiza kwande, nzabigenza gute. Ikindi kintu cya gatatu ari nacyo nakorezaho, ngira discipline, ikinyabupfura mu byo ukora. Ikintu cyose ukora wumve ko ari ikintu umwari yakwiye kuba yakora, wumve ko iki kiguhesha agaciro. Murakoze cyane. Iyo none kaje nabahereza kuri abo bakobwa, atavuga ngo ni abakobwa bari mu cyaro gusa, ahubwo bari mu ahantu hadateye imbere, n'abari mu mijyi yose ndetse nababwira. Yego. Twakire na Kome Ndayisenga. Wiriwe? Mahoro. Neza. Ni amahoro. Urahagana he Kome? Ni mu Burundi. Ubwo ni ukuvuga ko utakurikiye n'ikiganiro?
abakurikiye yego. Ikibazo cyawe cyangwa rero igitekerezo cyanjye nka nyampinga w'u Rwanda yego nyampinga w'u Rwanda mu buryo bwo guteza imbere abari cyangwa abategarugori. yego komeza komenya nyarutse atanga igitekerezo cyawe kirangize amasaha arimo aragenda. ashobora guteza abari n'abategarugori mu kubereka uburyo bashobora kuzigamira kugira ngo ejo hazaza hazobe heza. nibyo arimo gukora. yego akabereka uburyo bashobora kubaho ata muntu babangamiye, bagashobora gukora bakajya nko mu bimina kugira ntibace bajye mu ngeso mbi. yego kugira ngo babone igihe cyabo cyononekara hari hakiri kare yuko bashobora kurondera ubuzima bw'ejo hazaza. urakoze cyane Kome. hanyuma babone uko bizigama nyine banyuze no muri ibyo bimina. ubwo ni uburyo bumwe bwo umuntu yakoresha. Miss Muheto, akajambo ka nyuma amasegonda 30 ku bakurikiye radiyo ijwi ry'Amerika muri aka kanya bakurikiye ikiganiro cyawe. ikintu nabwiye cya mbere ndabaza kubashimira. ndashimira ijwi ry'Amerika ryatekereje kuba ryamusinga. ndabashimira. ikindi cya kabiri ndashimira buri muntu wese wafashe umwanya wo kumva kino kiganiro tugiye mu cyari ikiganiro cyiza ndetse kuba gikurikiye gikandagiza kirangiye giyemo ibyinshi. ndi kumva neza ikintu navuga nabwira abantu bose ni uko nk'uko nabigize umushinga wanjye witwa igiceri program. iyi ni umushinga ushishikariza, ni umushinga wimpakitinga ko abantu bakwiye kuba bakwizigamira. nashyize muri iyi program kuko numva ko ari ibintu nanjye nk'urubyiruko ngiye kuba nabanza gushyira imbere mu rubyiruko, ariko ntabwo ari mu rubyiruko gusa. kwizigamira ni ikintu ariko buri muntu wese ugitekereza buri muntu wese ugishyira mu bikorwa. urakoze cyane. reka ndabona tuzongera tubatumire tuganire ku buryo burambuye.